Bene data ndongera ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu n'umukiza wacu, ndashima Imana ko yongeye kutwemerera uyu mwanya tukaba nanone turi imbere yayo. Mu by'ukuri ni ikintu tudakwiye gufata nk'ibisanzwe, it's not for granted, kuko byaba ari ubuhumyi kuvuga yuko duhura buri cyumweru tugasenga tukiga. Byaba ari ubuhumyi tubaye tutabona ukuboko kw'Imana muri byo. Ndashima Imana rero ko itwemereye kandi ikaba iduhaye uno mwanya. Turakomeza inyigisho yacu rero twatangiye mu cyumweru gishize ivuga ku mpano z'Umwuka Wera, ndetse uyu munsi ni umunsi wo gusoza ibyo twateganyije kwiga this time, kuko ubwabyo kwiga ku Mwuka Wera twabonye ko Umwuka Wera ari Imana ubwayo ni bigari cyane, it's so huge and so huge ku buryo tutabyiga muri sessions ebyiri, ahubwo ni ubuzima bwa buri munsi, it's a lifestyle, ni ubuzima bwa buri munsi, lifelong learning, ku buryo nta wabyiga ngo avuge ngo arabirangije, ahubwo umunsi ku wundi Imana igenda ifungura amaso yacu kugira ngo tubashe kurushaho kubona neza uko iri n'uko imeze. Hari umwanditsi umwe wavuze ngo kugira ngo umuntu human being amenye Imana an eternal living, ngo yabigereranyije nk'uko umuswa washaka kumenya internet. Mu by'ukuri ni ikigereranyo kigaragaza ko bikomeye, though Imana turayimenya tukagenda tuyirushaho kuyimenya, ariko God is so huge. Imana ni ngari cyane, ni nini, reka nkoresha ayo magambo, Imana irahambaye that ntitwabasha kuyimenya in totality, ariko duhora twifuza kurushaho kumenya umunsi ku wundi, ndetse na Bibiliya iravuga ngo duhirimbanire kurushaho kumenya, cyangwa se dushaka uko twarushaho kumenya Imana. Rero bivuga ngo ntitwayimenya mu mwuzuro wayo, niyo mpamvu turushaho kugenda dushaka kuyimenya umunsi ku wundi. Rero uyu munsi turasoza ino session ku mpano z'Umwuka Wera, ariko ntituba dusoje kwiga ku Mwuka Wera kuko ubwabyo so huge that we can't finish it in 2 sessions. Ni ubuzima bwa buri munsi. Rero iyi niyo session ya nyuma, ubutaha tuzakomeza n'izindi sessions, nkomeza gushimira abadutegurira zino nyigisho. Reka rero twibukiranye ibyo twize ubushize ku cyumweru gishize twarebye ibintu nka 4 cyangwa se 5, ariko ngiye kuvuga 4 nihuta. Icya mbere twabonye ko Umwuka Wera ari Imana ubwayo, Holy Spirit is God himself, ndetse twabibonye mu byanditswe byera. Icyo gihe twakoresheje ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Tubona ko nta watandukanya Umwuka Wera n'Imana, one person. Umwuka Wera ni Imana ubwayo, the Holy Spirit is God. And icya kabiri twabonye ni uko Umwuka Wera atangira gukora ku muntu atarakizwa, akamuconvicting, akamwemeza icyaha, yarangiza umuntu akizera, mu yandi magambo agakizwa. Icyo gihe rero Umwuka Wera akaza kubana nawe. Bivuga ngo uwizera wese cyangwa se uwakijijwe wese, niryo jambo tumenyereye, aba afite Umwuka Wera, kandi uwo Mwuka Wera abana nawe permanently, ntago aza ngo agende, he comes to stay. Twabibonye mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 13 kugeza ku 14, hatubwira yuko igihe twumvaga ijambo tukizera twahawe umwuka nk'ingwate, garanti, ngo kugeza igihe Imana izacungurira abo yaronse. Rero mu gihe Imana itaraza gucungura cyangwa se kudutwara kubana nayo muri paradizo, icyo gihe Umwuka Wera azaba akibana n'abizera bose. Hanyuma ikindi twabonye ni uko Umwuka Wera afite umumaro, afite ibyo adukorera dufasha byinshi, harimo kutuyobora, harimo kutwigisha, harimo kutwibutsa, harimo ni byinshi cyane, tuzabibona muri notes. Hanyuma ikindi twabonye mu by'ukuri ni uko Umwuka Wera atanga impano. Hari umurimo Imana ishaka gukorera mu bantu bayo, hari umurimo Imana ishaka gukora for his church, mu itorero ryayo, mu mubiri wa Kristo, hari ibyo Imana ishaka gukoreramo. Rero Imana ihitamo gukoresha abantu. Byagashobotse ko Imana yakoresha abamarayika mu bumana bwayo, in his sovereignty, Imana ishobora gukoresha uburyo bwinshi rwose, umurimo wayo ugakoreka, ariko he chose to work with man, or he chose to work through man. Yatoranyije, yahisemo gukoresha umuntu ndetse igakorera mu muntu. Rero muri uko kumuhitamo kugira ngo ikore umurimo wayo,
iramwekwipinga, imuhereza some gifts, imuhereza impano zituma nyine ibyo ngibyo ishaka ko bikorwa mu itorero ryayo bikorwa. Rero umwuka wera yaje byanze bikunze from umuntu agikizwa amuhereza impano. Izo mpano rero twabonye ubushize impamvu Imana zitanga, wenda reka mvuga imwe hanyuma mu kanya turabyinjiramo muri detaye. Impamvu ikomeye ni uko izitanga for his church. Imana itanga impano kugira ngo zikore ku bw'itorero ryayo. Imana itanga impano kugira ngo zikore ku bw'itorero ryayo. Ntabwo izitanga ngo umuntu azikoreshe ku bw'inyungu ze bwite, ntabwo izitanga ngo umuntu yiremereze, ntabwo izitanga ngo umuntu yumve ko ari kaganga akomeye, oya, ahubwo izitanga ku bw'itorero ryayo kugira ngo itorero ryayo ryubakike, rigere ku rugero rwiza rufatika, aho ridatereganwa hirya no hino n'imiraba y'imyigishirize ipfuye, ahubwo abantu babashe kwatayininga uwo mwuzuro w'ijambo ryayo, babeho bashyitse bakomeye, itorero ry'Imana ryubakitse koko. Rero Imana iyo itanze impano zitandukanye ni ukugira ngo zikorane hanyuma zubake itorero koko. Urugero twabonye ruri mu Bakorinto ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa mbere, guhera ibice 12 n'ibice 13, ariko cyane cyane mu bice 12 niho hagaragaza the analogy, ikigereranyo Pawulo yakoresheje avuga ukuntu Imana itanga impano nyinshi. Ni icy'umubiri. Umubiri ufite ingingo nyinshi ariko ziruzuzanya, ntabwo zicompeting, ahubwo zira complementingana, they complement each other, ziruzuzanya. Ntabwo urutoki rusiganya ino, nta nubwo amaso asiganya amatwi, ahubwo biruzuzanya. Rero niko Imana idushyira mu itorero ryayo kugira ngo dukorere umubiri wa Kristo in complementarity way, not in a competitive way. Yes, so reka iyi introduction, reka noneho mu kanya turakomeza tureba ngo ubundi izo mpano ni izihe, hanyuma zakora gute imwe ku yindi nk'uko bigaragara mu ijambo ry'Imana. Bene data, reka dukomeze inyigisho yacu. Muraza kwihanganira background ndimo, ishobora kuza wenda kumva harimo utundi tujwi inyuma, ariko ndagerageza nanjye ijwi ryanjye ribe audible, ryumvikane. Turakomeza rero mu by'ukuri uyu munsi tureba ngo ni izihe mpano umwuka wera ajyaho abantu. Text turi bwifashishe ntabwo ndi buze kuyisoma hano, ariko I would ask everyone ko yafata umwanya akayisoma, cyane ko ni ndende, twakabaye tuyisoma. Abakorinto ba mbere ibice 12, igice cyose cya 12, igice cyose cya 13 n'igice cyose cya 14. Ibyo bice bitatu, chapter 12, chapter 13 and chapter 14 of 1 Corinthians, ndetse n'Abaroma ibice 12, ndetse n'Abefeso ibice 4, umurongo wa 10 kugeza ku wa 15. So ibyo byanditswe bitatu nibyo mu by'ukuri ubona yuko bigaragara bivuga ku mpano, nubwo hari ibindi byinshi. Ibyo nibyo natoranyije uyu munsi ko twakoresha. 1 Corinthians 12, 13 and 14, 3 chapters, then Romans 12 and Ephesians 4. Nibyo turi buze gukuramo impano, turebe izo arizo, turebe n'icyo zivuze, ariko reka nongere nkore emphasis ku tuntu tubiri cyangwa se ku bintu bibiri mu by'ukuri mbere y'uko twinjiramo ngo turebe imwe. Iyo usomye ukazibona ziriya mpano ndetse ukabona n'uburyo Pawulo yazilistinze, ngewe ku giti cyanjye sintekereza ko iriya list igaragara iri exhausted, ari list irangiye ngo ni ziriya zonyine nta zindi zibaho. Ngewe ku giti cyanjye ntekereza ko Imana iyo ibonye igikeneye gukorwa, itanga ubushobozi n'uburyo bwo kugikora for his church. Nkavuga rero yuko wenda iriya list ari nayo ngiye gusoma hano mu kanya, ari an example, ari nk'urugero, demonstration Pawulo yakoraga, ariko itagaragaza ngo ni ziriya zirarangiye. So icyo ni icya mbere ntekereza. Icya kabiri, iyo urebye in reality uko dukora mu nsengero zacu, in local churches, usanga hari ikosa rimwe ntekereza ko ari ikosa tujya dukora, tujya twisangamo, tukumva yuko bamwe bafite impano runaka aribo bakenewe ndetse tukanabubaha cyane kurusha abandi. Let me give an example.
tukumva yuko cyane cyane abafite impano zo kuminisitaringa, zo kugaragara imbere y'abantu, ubwo wenda reka mvuga abigisha, nubwo tutajya dukunda kubita gutyo ngo ni abigisha, kenshi tubita abapasiteri bacu kuko nibo batwigisha. Ugasanga turashaka kugaragaza pasiteri nk'umuntu uri imbere cyane ndetse ukwiye kubahwa, nawe sometimes akagwa muri uwo mutego wo kumva ko ari we ukwiye kubahwa, ndetse akanagwa mu mutego wo kwishakira icyubahiro imbere y'abo pasitaringa, kurusha uwaba wenda akoropa urusengero, kurusha wenda uwaba ari umuzamu ku rusengero, kurusha uwaba yakira abantu ku muryango abasaka, kurusha wenda uwaba se akora isuku muri tuwarete, reka nkoresha urwo rugero, cyangwa se wenda kurusha ugenda umuryango ku wundi, dowa tu dowa, agenda abwiriza abantu ubutumwa bwiza. Kuko abo bantu bafite impano zitandukanye barimo gukorera mu mubiri wa Kristo, ariko tukagira sometimes temptation yo kumva yuko zirutanwa. Ni amakosa. Buri mpano irakenewe mu mubiri wa Kristo, kandi ntayikwiye guhabwa icyubahiro kurusha iyindi. They are all equally important and should be used in a complementarity way. Yego, umwe ashobora kuba afite iyi mpano bikagaragara ko ayobora abandi, ariko kwa kubayobora ntabwo bivuze ngo abakandamize cyangwa ngo abakinagaze cyangwa ngo abari hejuru bo bamuri munsi. Oya, uko kubayobora nyine ni impano yahawe, ni abayobore with a good measure, niko ijambo rivuga, abikore nk'uko umwuka yabimuhaye, hanyuma nabo ngabo abayobora bakoresha impano zabo bafite mu byo bakora, kandi bose buzuzanye, mpana gupinganwa, kuko niho haza kuva gupinganwa. Itorero rifite ikibazo uyu munsi ko dusanga abantu barimo gupinganwa, barimo bararwana, barimo barashwana, abandi barajya mu nkiko, amen, kubera iyo competition than complementing each other. Ngira ngo turanabigira icyifuzo, tubisengere rwose kugira ngo itorero rya Kristo ryubakike. Rero ubwo nari nshatse gukora izo comments ebyiri, rwose reka nsubiremo iyi ngiyi ya kabiri, nuko nta mpano n'imwe iruta indi, ngo imwe yubahwe indi isuzugurwe, cyangwa se imwe yubahwe ku kigero cyo hejuru indi yubahwe ku kigero cyo hasi. Ibyo ni ibyazanywe n'abantu. Buri muntu Imana imuhereza impano kugira ngo ayikoreshe, kandi ayikoreshe for the glory of Christ. Ntawe ukoresha impano Imana yamuhaye ku bw'icyubahiro cye, oya, ayikoresha ku bw'icyubahiro cya Kristo. Ntawe ukwiye kurwanira icyubahiro, ntawe ukwiye kugaragara nk'ukomeye kurusha undi, oya rwose, ahubwo buri umwe wese uri mu gukora ntanarwanira icyo cyubahiro, ahubwo agerageze arebe yuko mu byo akora icyubahiro cyaba icya Kristo rwose. Ntitwongere cyangwa se dusabe Imana ntituzagwe muri uwo mutego. Rero muri audio ikurikira ndagerageza kwihuta mvuga ku mpano izo arizo uko zigaragara muri Bibiliya, ngerageze no kuvuga wenda buri umwe ikivuze nuko yakabaye ikoreshwa, ariko ntabwo bivuze ko iza kuba ari an exhausted list nk'uko nabivuze, ahubwo ni zimwe mu ngero, kubera yuko Imana iyo ibonye hari need for his body, for the church of Christ, itanga uburyo bwo gufulfillinga iyo need. Rero birashoboka ko hari n'izindi nyinshi zitari izi ngizi. Reka dukomeze tureba noneho a list of the gifts that the Spirit gives to believers. Nagerageje gusoma no kunyuramo muri ziriya scriptures zose twavuze, and I made a list of 17 of them, impano 17 zigaragara muri Bibiliya. Remember, navuze yuko birashoboka ko atari an exhausted list, ashobora kuba hari n'izindi wenda zitanditse, ariko izi nizo ziri presented. Rero ni ngombwa ko, cyangwa ni byiza ko umuntu anamenye izo arizo, kugira ngo naba afite iyo mpano amenye uko agomba kuyikoresha ku bw'umubiri wa Kristo. Twakoze a test kuri internet, ababishoboye mwabonye where your best, ariko biriya ntibiza confusinge, birashoboka ko wenda haba hari n'izindi. Turaza kureba uburyo nabwo umuntu yamenyamo impano afite. Reka rero dukomeze turebe iyo list twihuse. Nabiteguye mu Cyongereza, muraza kunyemerera presenting n'ubundi mu Cyongereza, wenda mvanga n'Ikinyarwanda. So impano igaragara ya mbere, ntabwo ari iya mbere muri degree ngo niyo ikomeye kurusha izindi, oya, kuri list niko nabyanditse gusa, nta order of importance irimo. So igaragara iyo nanditse bwa mbere ni administration.
administration. Bigaragara abantu bafite ino mpano ni abantu bafite ubushobozi bwo gufasha itorero cyangwa minisiteri runaka kugira ngo isohoze umugambi runaka. So itorero cyangwa minisitiri, reka twifatire urugero nka hano turi Kibatisi, dufite intego runaka dushaka kugeraho muri uyu mwaka. Urugero, dufite zino nyigisho dutanga buri cyumweru. Kugira ngo zigerweho hari ibintu bisabwa. Ibyo bintu bisabwa rero wa muntu uzicara hasi akabidutegurira, akamenya ngo bizakorwa iyi tariki, akamenya kubikurikirana, akamenya kwibutsa abantu ko bagomba kubikora, akamenya gukipinga records, akamenya gusubira muri records akazisoma, akabyibukiranya, akamenya ngo hazakenerwa ibi n'ibi, impapuro, wenda hazakenerwa internet, hazakenerwa kwibutsa abantu, hazakenerwa gukorwa brochures. Urugero, uwo muntu aba afite iyo mpano ya administration, kwegeranya ibintu runaka bikenewe kugira ngo itorero ribashe gusohoza intego runaka rifite. So iyo ni impano ya administration. Iya kabiri ni apostleship cyangwa se kuba intumwa. Kuba intumwa, uyu muntu ni umuntu ufite ino mpano, ni umuntu utumwa akagenda akajya mu bice byinshi bitandukanye, different places. Actually ajya muri new places, ajya ahantu hashya hataragerwa ubutumwa bwiza, akajyayo nta kindi ajyanye, atagiye gukora business, ahubwo agiye gutanga gospel, agiye gutangaza inkuru nziza. Akenshi rero uyu muntu yisanga yabaye umuyobozi wa benshi, yabaye umujyanama wa benshi, yabaye mentor wa benshi, yabaye a leader utanga different advice ku bantu benshi. Kuko iyo agiye akagera ahantu hashya akavuga ubutumwa, hakaba itorero, arakomeza akajya ahandi hashya, gutyo gutyo gutyo. Urugero dufite muri Bibiliya ni Pawulo, yagendaga ajya henshi, ndetse yigeze no kwandikira nyuma ndibaza ko ari Abaroma, babwira ati sinigeze nshaka kujyaho ubutumwa bwavuzwe, buri gihe umuntu ashaka kujyaho butaravugwa, ngo kugira ngo atubakire urufatiro ku wundi muntu. Ariko ikigaragara ni uko he was an apostle, yagendaga traveling hirya no hino, nta kindi kimujyanye ari ugutanga ubutumwa bwiza. Ahangaha rwose byumvikane ko iyi ni impano Imana itanga ikayihereza umuntu, ntabwo ari graduation ngo mu nsengero zacu akenshi utangira uri umugikizwa, ukajya muri group y'abanyamasengesho, ukajya muri worship team, hanyuma ukazajya muri protocol, hanyuma ukazazamuka ukazaba wenda umuvugabutumwa, amaramo igihe runaka ukazaba umupasiteri, ukazaba senior pastor, ukazaba bishop, hanyuma ukazaba apotre. Ugasanga ni graduation from one to another. Ariko hano Bibiliya yitweretse yuko ni impano Imana ihereza umuntu rwose, kandi akwiye kujya muri new places. Ntabwo apostle ashinga amatorero aho ubutumwa bwiza bwageze, ahubwo agenda ahantu hashya. Indi mpano igaragara muri Bibiliya ni ya discernment cyangwa kurobanura imyuka, kurobanura, gusobanukirwa, to discern. Aha rero ni umuntu uyifite aba afite ubwenge bwo kubasha kumenya ukuri mu bitari ukuri. Several things that are not true are presented. Uyu muntu agahita amenya no, this is not the truth. Uku si ukuri, ukuri ni uku nguku. Ariko abikora ashingiye ku kureba source biturukaho. Akenshi rero uyu nguyu ashingira ku ijambo ry'Imana. Umuntu ufite ino mpano ya discernment ni hahandi umuntu azajya imbere yawe kwigisha, umuntu agahita avuga oya, biriya bintu arimo kutubwira si ukuri. Ukaba ugenda mu nzira, wabona ibintu biri hariya biri imbere yawe urimo kubireba, ugahita oya, bariya barabeshya, biriya bintu ntabwo bituruka ku kuri, the source is not true. So mu byinshi bihari umuntu akabasha kurobanuramo akamenya ngo ibi ni ukuri, ibi si ukuri. Iyo ni impano nayo Umwuka Wera atanga cyangwa se Imana itanga, kuko hari abatayigira bo ibyo umuntu amubwiye byose yumva ari byo, ibyo umuntu amubwiye byose akumva nibyo, ndetse akaba yanakurikira, akaba yanayoboka. Ariko ufite iyi impano we rero itorero riramukeneye, kubera yuko akeneye kujya abwira abantu oya, biriya twigishijwe uyu munsi byose ukuri ni uku, ukuri ni uku, uku si ukuri. Yagera ahantu bi presented gutya akavuga okay, ibi ni byo, ibi si byo. Iyi nayo ni impano Umwuka atanga for his church. Indi mpano igaragara ni evangelism cyangwa se ivugabutumwa. Aha rero ni umuntu ufite ubushobozi bwo gucommunicatinga neza message y'ubutumwa bwiza, bwo gutanga gospel mu buryo buzima. Ariko cyane cyane uyu muntu ufite ino mpano ya evangelism atanga gospel to unbelievers. Ni umuntu ufite passion, ufite ubushake, ndetse akanabikora neza kubwira abatarakizwa
akabasobanurira Kristo. Reka nitangaho urugero, njyewe ubwanjye Paul, reka mvuge ngo nago nkururwa cyane, cyangwa reka nkoresha indi terme, nago nisanga cyane ndimo kubwira abatarakizwa ubutumwa bwiza, though buri muntu wese binarabihamagariwe rwose, buri muntu wese ahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza ndetse akazana benshi kuri Kristo. Ariko ufite iyi mpano we noneho it's a passion, yisanga buri gihe ari byo bimukurura, yisanga buri gihe ari byo arimo aganamo, buri gihe nibyo aba arimo. Iyo abonye umuntu atarakizwa nta kindi yamubwira uretse kumubwira Kristo. Ntabwo baganira business ataramubwira Kristo, ntabwo yamubaza iwabo ataramubwira, ndetse n'andi makuru yose amubaza aba turning around kumenya niba yarakiriye Kristo, agahita amubwira Kristo. Uyu ni umu evangelist, aba nibo twita evangelists. So abatarakizwa ukabamenyesha ubutumwa bwiza, baba ari in the new places aho ubutumwa bwiza butaragera, ariko noneho naho bwamaze kugera haba harimo abatarizera Kristo. Indi kurikira ya gatanu niyo mu cyongereza bita exaltation, to exaltation. Uyu muntu ufite iyi mpano ni wa wundi ufite ubushobozi, competence, ufite ubushobozi bwo gutanga encouragement, bwo gusubizamo abantu imbaraga. Umuntu yacitse intege, yararimo kugana kuri kiriya byamunaniye, iyo muhuye rwose ufite iyi mpano, iyo uhuye nawe wacitse intege agusubizamo imbaraga. Carry on brother, carry on my sister, bino bizagenda gutya. Akenshi nta nubwo akugira n'inama, oya aragukomeza gusa, just carry on. Aba afite amagambo meza, afite amagambo aryoshye ashingiye ku kuri, yo gukomeza umukristo, yo gukomeza umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru, yo kumukomeza uwananiwe, uwacitse intege. He comforts them. Uwagize ibyago aramukamfatinga. Hari abantu bagira amagambo rwose ashobora kugukamfatinga ukumva undi yabivuga ukumva araguhuye, ariko undi yazana amagambo yo kumva wow, nari nkeneye kumwumva muri kino gihe. Uyu ni umuntu ufite impano ya exaltation. Turaza mbivuga nihuta, muraza gukomeza kumva yuko izi mpano zose zikeneye kuzuzanya, nta muntu n'umwe wazigira zose. Imana igenda izihereza abantu batandukanye kugira ngo habeho ya complementarity. Indi ikurikiyeho ni impano yo kwizera, faith. Reka nanone kano nkagire clear, twabonye yuko dukizwa kubwo kwizera. Kwizera umuntu ajya gukizwa ari uko yizeye Kristo, icyo nicyo cyitwa kwizera, gukizwa. Rero hari ukwizera, to have faith, iri ituma dukizwa. Ariko noneho hari n'indi faith, ariko zombi zitwa faith, ariyo Bibiliya isobanura mu Baheburayo 10:11, avuga yuko ni ukubona ibidahari nk'ibihari, udashidikanya ko bizaba rwose, ukumva yes bizaba. Rero ufite impano yo kwizera we, n'abandi twese duhamagarirwa kugira kuno kwizera. Tubona Kristo ahantu henshi yarigishije, mugire kwizera, niyo wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwebwe muri abatizera. Yabibwiye abigishwa b'inshuro nyinshi, bivuga ngo buri muntu wese wakijijwe rwose ahamagariwe kugira an increasing measure of faith. Ariko noneho hari n'abo umwuka biha nk'impano. Abangaba rero abibaha kugira ngo bagire a great confidence in the power and promises of God. Impamvu that they can stand strong in their belief no matter what tries to shake them. Icyaza cyose gishaka kubashekinga, kubanyeganyeza cyangwa kunyeganyeza itorero, aba ni ba bantu baba bafite kwizera gukomeye, that bazahagarara bavuge no, nubwo bino bihari twizeye Imana izabikora. Mu gihe abandi bacitse intege babona byarangiye, wa wundi ukamfatinga ufite that gift of exaltation, akaza akabexaltinga, akagereza kuba kamfatinga, atubwira ati nimuhumure. Ariko uyu nguyu rero ufite impano yo kwizera we, aza ashingiye ku masezerano Imana yatanze, akavuga ati Imana yavuze gutya, ijambo ry'Imana rivuga gutya, rero nimukomere. Kandi rwose uyu nguyu birumvikana ko nawe akenewe. Undi ufite indi mpano ari we nsorezaho kuri kano ka audio, ni impano yo gutanga, giving. Abantu benshi tugerageza kubyihatamo, kandi koko nyine dukwiye gutanga tutiganyira, dufite imitima itiganyira, itikanyiza, tugatanga rwose ibyo dufite. Imana irabiduha ngo tubisangire n'abandi rwose. Izi ni topics ngira ngo buri imwe yafatwaho igihe cyayo cyo kwigishwaho. Hano turabivuga twihuta gusa. Ariko ufite iyi mpano rero yo gutanga we, ni wa muntu uzumva afite the willingness, afite ubushake buhoraho, kandi ashoboye gusharinga resources ze n'abandi bari in need, ariko akabikora anezerewe,
dukeya afite cyangwa byinshi afite, reka mvuge ngo ibyo afite byose buri gihe aba yumva yabisangira n'abandi kandi akabikora anezerewe. Buri gihe yisanga asangira n'abandi. Iyo ahuye n'umuntu ashonje aba yumva yamugaburira kandi akabikora. Ntabwo bigarukira mu kubyumva gusa abishaka, aranakomeza akabikora. Uyu rero ufite impano yo gutanga rwose uzasanga nimuhura wowe utayifite akubangamira, kuko uzabona yangiza, uzabona asesagura. Rwose uyu nguyu rero nawe itorero riramukeneye, kubera yuko umubiri wa Kristo harimo abantu bafite certain needs, bakeneye abaza fulfilling izo needs. Aba rero nabo itorero rirabakeneye. Dukomeze. Indi mpano igaragara ni impano yo gufasha, to help. Uyu uyifite rero ni umuntu ufite ubushobozi bwo gusapotinga abantu mu mubiri wa Kristo, kugira ngo abo bantu babe bari available, abashe kubakura mu mitego iyo ari yo yose. Umuntu uri mu bibazo, umuntu ufite ibimuzitiye, umuntu ufite impano yo gufasha, yisanga buri gihe arimo kujya kumufasha. Urashaka kubana nawe, uwagize ibyago arashaka kuba ariyo, uwagize ubukwe arashaka kuba ariyo, kandi ariyo akora, ntabwo ariyo yicaye. Rero hari n'indi mpano ikurikiraho ya hospitality. Uyu ni umuntu ufite umutima, ufite ubushobozi bwo kwakira abantu neza, cyane cyane abantu batamenyereye aho hantu, abo mu cyongereza bita strangers. Like uyu muntu niba ari mu itorero, umushyitsi waje niwe uzamwakira neza, akamuha ikaze kandi akumva koko ahawe ikaze aho hantu ari, yaba ari mu kumwakira mu rugo, yaba ari mu rusengero. Aba ngaba akenshi twisanga aribo barimo gukora umurimo w'ubuprotocol. Indi mpano bibiri itwereka ni impano ya knowledge, ubumenyi. Aba ni abantu rero buri gihe baba bari active mu gushakisha ubumenyi muri Bibiliya. Akenshi bakagendera mu kwanalizinga amadata, ijambo ku rindi, kubyanaliza, kubikurikirana, kubisobanukirwa, bijyanye nyine n'ubumenyi. Bakorana amanalize menshi ya biblical data, ariko bibongerera ubumenyi. Hari n'impano rero yo kuyobora, leadership. Uyu ni umuntu buri gihe uba uri imbere y'abandi, icyabaye cyose niba ushaka yisanga ari imbere yabo, arimo kubereka umurongo, dukore gutya, tugende gutya, like kubagayidinga. Uyu nguyu nawe arakenewe cyane, kuko mu zindi mpano zose uyu yisanga iyo atarimo bishobora gutuma abandi bazikoresha nabi. Hari n'impano rero kuri lisite mfite niya 12, to have mercy, cyangwa se ngira ngo mercy ni impuhwe cyangwa imbabazi. Uyu rero ni umuntu buri gihe ufite umutima cyangwa ufite ubushobozi bwo gufasha abarimo kubabara, akumva ashaka kubabarana nabo, akumva bagiriye impuhwe, akumva ndetse ibyo bakeneye byose nawe yagenda akagumana nabo. Turaza kumva zimwe zishobora kuba zivugitse kimwe cyangwa se zikora kimwe. Indi mpano ni iy'ubuhanuzi, prophecy rero ni umuntu ufite ubushobozi bwo kuvuga message cyangwa ikiri ku mutima w'Imana, akibwira abantu, ariko cyane cyane ari ikibakura mu byaha, like a warning, kubawarninga muve mu byaha, cyangwa se ari ukubahereza message ya comfort, yo kubereka ngo mwavuye mu byaha, mumeze gutya, nimukomeze mukore gutya. So ni umuntu ushobora gucommunicatinga message iva ku Mana, ipleading abantu ngo bave mu byaha, bajye mu nzira nzima. Indi ni ya service cyangwa se gukora. Uyu ni umuntu wisanga buri gihe yabashije kumenya igikenewe for the body of Christ, yaba ari mu itorero, yaba ari mu rugo, yaba ari hehe, yaba akihareba akamenya hano hari gap, kino kirakenewe, kandi ako kanya agahita haza akajya cya kindi gikenewe akagitanga. Uyu nguyu ntiyiganda rwose, usanga buri murimo wose wakenerwa ari ready kuwukora. Iyindi abantu benshi tujya dukunda kumva ni iyo kuvuga mu ndimi, nayo igaragara nk'impano Umwuka Wera atanga, ndetse bamwe ngira ngo kujya twigishwa n'uburyo zivugwamo, cyangwa se ugasanga turanabisaba Imana cyane ngo tuzivugemo. Iyi rero ni impano Imana itanga yo kuvuga mu ndimi, umuntu akavuga mu rurimi asanzwe azi, atigeze yiga mu ishuri, ariko acommunicatinga n'Imana. Indi mpano ni impano yo kwigisha, teaching. Uyu rero ni umuntu ufite ubushobozi bwo kwigisha cyangwa se gufata message iri muri Bibiliya akayicommunicatinga neza cyane, ku buryo abari mu kuyihereza bayumva, ariko igamije kugira ngo umubiri wa Kristo ukure, for the growth of the body of Christ. Gufata umuntu umukristo wizera ukamwigisha, ukamwongerera ubumenyi kugira ngo agende yiyungura ubumenyi. Indi rero ya 17 wenda ariyo ngiye gusorezaho ni wisdom cyangwa se kugira ubwenge. Hano mu cyongereza nanditse ngo it is the ability of being able to sort through facts and data to discover
what needs to be done for the church. So ni ubushobozi bwo kubasha kumenya neza unyujije muri facts no mu mibare, muri data, mu bimenyetso bihari, ukabasha kumenya neza igikenewe gukorwa mu itorero. Kuba uri ahantu ukabasha kuobservinga, waba ari ku kazi, haba ari mu rugo, haba ari he, ukabasha kuobservinga ukamenya okay, kino kirakenewe, kino kirakenewe, kino kirakenewe, ku buryo rero wanagicommunicatinga abafite izo mpano zo kugikora cyangwa skills bakagikora. Bene data, turimo tugana ku musozo wa zino messages zacu, reka nsoze mvuga bino bintu bikeya dusoze session y'uyu munsi. Mu by'ukuri zino mpano nituvuga kuzikoresha for the body of Christ, for the church, ntitwumve hari iwacu dusengera ku cyumweru, twumve yuko no ku kazi zikenewe, twumve yuko no muri bisi zikenewe, twumve yuko ahantu hose turi ahari umukristo wese zino mpano zirakenewe kugira ngo zikoreshwe. Bamwe rero bavuga ko impano zimwe zaje zigakoreshwa hanyuma ubu zikaba zitagihari. Bavuga yuko kuvuga mu ndimi byarangiriye kuri kiriya gihe cya mbere, ubu nta bigihari. Bakagira impano zimwe wenda izo gukiza indwara ntitwazivuze, mu Bibiliya zigaragaza kumva yuko byarangiye mu gihe runaka, ubu zitagikenewe, zitagihari. Ariko abandi bo bakavuga yuko zigihari zose rwose kandi zigomba kuba zihari. Igihari gikomeye hano, njye sinshaka kwemeza ko zose zigihari cyangwa zidahari. Igihari gikomeye nicyo nahereyeho mvuga, nuko Imana ubwayo niyo izitanga. Rero iragenda ikareba, Imana ireba itorero icyo rikeneye, hanyuma igaprovidinga ibigomba gufulfilinga wa murimo wayo. Twibuke ko ari Imana ikorera muri twebwe, si twebwe dukora, niyo ikorera muri twe. Iyo ibonye rero icyo itorero rikeneye, itanga ubushobozi n'uburyo bwo gukora icyo kintu gikenewe. So rero it's not a question of saying izi ziracyariho, izi ntizikiriho, izi zarakoraga, izi ubu ntizigikora. Oya, ahubwo it's to know that ni Imana ikeneye gukora kino kintu, hanyuma ikagikora inyuze mu bantu bayo yatoranyije, ikabahereza uburyo bwo kubikora. Birashoboka ko zaba zigihari zose cyangwa wenda zitakinahari. It's like ni Imana iri sovereign kandi itanga mu bumana bwayo, igatanga mu byo itanga harimo n'impano. Ishobora rero kuzitanga, ndetse njye nemera yuko n'izirenze izi ngizi nizitanditse hano ishobora kuzitanga, nubwo wenda mu busobanuro dushobora gusanga zigaragariramo hano. So itorero ni iry'Imana, ni irya Kristo, rero nibo baryitaho. Imana niyo iryitaho, Kristo aryitaho, nta nubwo yarireka. Ibikenewe byose arabikora, ariko akabikora akoreye mu bantu. Ni gute rero wamenya impano ufite? Uburyo bwa mbere wamenya impano ufite kandi buri very real and evident, ni ukubaza uwaziguhaye. Umwuka Wera niwe waguhaye impano, mubaze, baza Imana uti ni izihe mpano mfite, azazikubwira. Ntuvuge ngo oya, ngo nese ko namubajije ntazimbwire. Just ask him, mubaze rwose honestly. Ni Imana ivuga, ni Imana ivuga, ni Imana ivuga. Yibaze, izazikubwira. Ifite uburyo bwinshi yanyuramo ikabikubwira. Cya kabiri ni ukubaza abantu muri kumwe, abantu bari around you, bakuzi, mumaranye igihe, ubona ari iki nshoboye gukora neza for the church, yabikubwiye, ushobora gusanga koko ari byo. Ya gatatu rero ni ukugenda ukora, gerageza gukora byinshi, ukore hariya, ukore bino, ikije cyose ukore, uzagera aho wumva uhafitinga neza. Reka nsoreze kuri kano kavuga ngo icyo uzumva ukoze ukumva kiguhaye amahoro n'umunezero mu buryo bwuzuye, icyo kintu kizaba ari impano, hazaba ariho Imana iguhamagarira gukora. Icyo uzakora ukumva kiguhaye amahoro, a great joy, rwaye umunezero rwose wuzuye, yes, that may be the gift you have, maybe that is where you should serve. Wenda birashoboka. So prayerfully, mu gusenga, mu kubaza abakwegereye, mu kubaza abayobozi, the elders in the church, mu kubaza inshuti zawe, no gukora tutiganda, ugakora, uzagenda umenya, uwumva neza aho ufitinga kurusha ahandi. Rero mu by'ukuri reka nsoze mvuga ngo Imana ibahereze umugisha, iduhereze umugisha, kandi ishimwe yuko yaduhaye impano kugira ngo tuzikoreshe for his church. Turi umubiri wa Kristo, ntitugasigane, ntitukumve ngo turavunishanya, oya, ahubwo buri muntu impano afite ajya ayikoresha ku kigero Imana yayimuhereyeho. Niba ufite impano yo kugira ubuntu, ntuzumve ko abantu bose bazagira ubuntu nkawe, oya, ahubwo wowe koresha iyo mpano, gira ubuntu ku rwego Imana yaguhaye. Niba ufite impano yo kwigisha, please
teach, igisha. Witegereza ko abantu bose bazaza bakigisha, oya. Niba ufite impano yo kuyobora, please yobora utavuga ngo abandi baramvunisha, oya, bikore kuko ni impano, niyo mpano Imana yaguhaye. Abandi nabo bazakoresha izabo. Rero Imana ishimwe, nk'uko tumeze gutya muri Kibatisi, mu matorero dusengeramo, Imana yagiye iduhereza impano zitandukanye. Numara kumenya impano yawe, yikoreshe ku kigero cyiza for the glory of Christ. N'undi akoresha iye for the glory of Christ, n'undi akoresha iye for the glory of Christ. Icyo gihe umubiri wose wa Kristo uzaba wubakitse, utajegajega, nta cyabasha kuwushekinga. Imana ibahereze umugisha, dusenge cyane, tubashe kumenya aho tugomba kuba turi, tubashe kumenya uburyo twakoresha iby'Imana yaduhaye for his body, amen, for the church of Christ. Mana yacu, ndagushimye ko watugize abana bawe, kandi ukaduhereza ibishobora gutuma dukora to build up your body, kugira ngo itorero ribeho rishyitse, rikomeye, ryujuje ibisabwa byose. Komeza kudushoboza abatabasha gusobanukirwa impano wabahaye. Mana, ndasabye ngo uzibamenyeshe, kandi uduplacinga ahantu heza, udushyira ahantu heza, tuzikoreshereza neza for your body Christ, kubw'itorero ryawe. Urakoze, nguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Bene data, tugana ku gusoza cyangwa twashoje, ni ikibazo kimwe nabaza buri muntu, just for application. Yakoze Fofo kutubaza niba umuntu ashobora kugira impano zirenze imwe. Ni ukuri, mu bigaragara ni uko Imana itanga uko ibishaka, kuko niyo ibibona aho bikenewe. Rero ku ngero zimwe tubona muri Bibiliya, umuntu umwe ashobora kugira impano zirenze imwe. Reka tuvuge ngo nyinshi, cyakora nta mubare maximum uhari ntarengwa umuntu atarenza ku mpano yagira. Ushobora kugira 2, 3, 4, 5, 10 se, bitewe n'uko Imana ishaka kugukoresha ahantu runaka. Ikibazo rero nkubaza nanjye nibaza ni ikihe? Ese Imana yaguhaye izihe mpano? Ufite izihe mpano? Hanyuma urimo urazikoresha ute? Are you involved in the church? Ese hari ikintu urimo gukora for the church? Iyo uri ku kazi ukora gute? Ese iyo ubyuka mu gitondo ujya ku kazi uba wiganyira? Uba wumva bikuvunnye? Uba witotomba? Cyangwa uba wumva wishimye, ari amahirwe ubonye, ari opportunity ubonye yo kujya gusavinga, yo kujya gukoresha impano Imana yaguhaye for his church? Ese iyo urimo kujya gukora ikintu runaka, iyo urimo ndetse utashye mu rugo nimugoroba, uba wumva bikubowa kuko abo usanze wenda mutumvikana, cyangwa uba ubona ari opportunity Imana iguhaye ko ugiye mu rugo to use the gifts he has given you? Abakiga, iyo urimo kujya ku ishuri, ese ujyayo wumva uvuga uti ibi bizarangira ryari? Uri mu wa 2, harabura umwaka umwe ngo ujye mu wa 3 urangize. Ese bizarangira ryari? Sinjye uzarota amashuri nyavuyemo. Iyo twiga nyine tugomba kwiga kandi tukagraduatinga. Ariko wumva bikurambiye, cyangwa uvuga uti Mana, urakoze ku bw'aya mahirwe umpaye kuba ndi muri rino shuri, reka njyeyo nkoresha impano wampaye for the church. Niba uri umuvugabutumwa, ukoresha impano yo kuvuga ubutumwa, ubwiriza abantu bamenye Kristo. Niba uri umwigisha, ubigishe kugira ngo bamenye Kristo. Niba ufite impano ya service, ujyeyo usavinge. Niba ari intebe zirunze, uterure uzishyire hariya, nubwo hari abakirina babikora, ariko biterure bijyane hariya. Uzi ko umuntu agira gutya, yaba yicaye ikaramu yagwa, ari umumama, ugategereza ngo uhaguruke ayitoragure, kandi kwegereye wari kuyitoragura ukayimuha, ariko ntiyabinsabye. Anyway, ndimo ndavuga ngo ahantu hose turi, tubikore tubinezerewe, tubyishimiye, kandi duteganya yuko ari ahantu Imana iduhaye kugira ngo tuhakoreshereze. Agatuti kacu naho turi, agatuti kanjye naho ndi uyu munsi. Sinzategereza ku cyumweru ngo Pastor kame, kuko nawe uragakoresha nyine, kandi Imana yarahamuhaye. Ariko niba ndi ku kazi, niba ndi mu rugo, niba ndi mu nzira, niba ndi kumwe n'inshuti zanjye, iyo ni platform Imana impaye kugira ngo nkoreshe ya mpano Imana yampaye. So how are you using your gifts? Number 1, urazizi? Number 2, urimo urazikoresha gute? Ese ufite umunezero mu byo ukora? Ibyo ukora byuzuye umunezero, cyangwa uragononwa, urababaye, uravunika? So dusaba Imana idushyira ahantu heza, best fit, hanyuma iduha umunezero mu byo dukora, dukoresha ibyo yaduhaye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.